ijambo rimwe ku mukuru w'igihugu. ijambo rimwe ku mukuru w'igihugu ijambo rimwe ku mukuru w'igihugu abo kera muri sitarago tukirwanira igihugu tukiba mu ishyamba twajyaga duhurira mu ishyamba noneho twahura mu ishyamba yaje kudusura akatubwira ati jeshi sa ngo musijyare matunda yako mbere ngo werekeni wapi tuti ni Kigali ngo musijyare matunda yako mbere. None rero ibyo bintu umusaza yatubwiraga mu ishyamba amatunda koko turabona babangabiye inka ugiye kwiteza imbere byinshi cyane. Yabasanze nko mu ishyamba nimba nkaho wibuka hari nka hehe hari nka ryari? Yasanze mu ishyamba 1994 na gatatu muri 1993 twasangiye n'igikoma ku bukoma igikoma tukinywesha urukoma uriya musaza nawe rero hagana heze mu ishyamba aho bita Karama Muhambo muri Uganda oya hakuno mu Rwanda muri Nyagatare. twasangiraga n'igikoma ku rukoma rwose n'intuze n'imvungure tukazisangira. atubwira ati werekeni wapi ati werekeni Kigali ati musigare matunda yako mbere. none amatunda umusaza ho kare yaduhaye. Ariko se nk'umuntu wari uvuye muri Amerika agata amashuri meza yigagamo akaza mu ishyamba muze nk'iyo mwaga muri kumwe mwumvaga mumeze mute kuba muri kumwe n'umuntu wataye ubuzima bwiza yararimo muri Amerika? twese twari dufite ibintu ariko twaje twebwe intumbero yacu twaje dushaka kurwanira ubusugire bw'igihugu. nta kindi kintu twashakaga twaje dushaka kurwanira ubusugire bw'igihugu. nk'ubu nkange urugero navuye muri Tanzania ndaza turimo kwinjira igisirikare duca mu ntare duca mu bizitanyi mu ishyamba bita rya Kimisi. ariko si twebwe twagize ishaba bamwe bakazizatinga ariko njyewe ndavuga njyewe ndakomeza intumbero yanjye niyo kugira ngo ngere kuri tere. ubwo ndaza ninjiramo Nyakivara amaze kwinjira Nyakivara nibwo nahise mfata ya mbere mu kubohora igihugu. Ese nawe wari waravukiye mu gihugu cyo hanze? Nabaga hanze mu gihugu cyo hanze Burundi. Niho wavukiye? Niho navukiye njye hanze Burundi aho bita Mushiha. None uyu munsi igihugu mwarakibonye? Twarakibonye uno munsi ndavugira mu Rwanda rwacu. Uriyumva ute hari abakiri hanze y'u Rwanda badataha hitwa bati mwabenda nta mahoro ahari ariko mwarakirwaniye murakibohora uyu munsi mukirimo ubutumwa bumwe kuri abo bantu? Nasaba ngo ndimo kubabwira ngo babandi bari hanze nibaze batugane batwegere tugire turwane igihugu cyacu. udafite ikintu tuzakimuka reba nk'ubu ngubu bampaye inka uwo muntu naramukaje nawe tubona afite amikoro makeya nawe nzamugabira nanjye nzamugabira ku nka nanjye bampaye nanjye mugabire agira inka n'undi nzamugabira atari nanjye. Twibwira nitwa Private Hakizabiga Charles wantuye mu murenge wa Ngororero akagari ka Nyange umudugudu wa Karama. Ufite imyaka ingahe muzehe? Ufite imyaka 58. Wamugare ku rugamba ryari nimba ubyibuka? Wamugaye ku rugamba namugaye 94. Namugare aho bita Kanombe. Uyu munsi uri umwe mu bahawe inka babyakira ibite? Nzakira neza cyane ariko ino nkizangira akamaro cyane. Akahe kamaro wenda muri rusange? Zama ifumbire zama amata. Wari usanzwe nta yindi ufite? Uyu munsi iyi nkurumva usibye kugwa ifumbire n'amata imibereho yawe igiye guhinduka? Mere yanjye izahinduka. Gute rero? Izahindurwa yuko nzajya mzaza ikibyaye nkigurishe nkikenuzeho nikenure kandi mwe n'amata mwe n'ifumbire. Ibintu byaratubabaje cyane yuko abantu bacu benshi bahaguye bitewe n'uriya muntu. Uwuhe?
uwo Mugesera ntabwo dushyigikiye ibikorwa bye, kandi noneho n'abantu babishyigikiye twabamagana. Ndi uwa mbere mu kubamagana. urakoze cyane. Nawe urakoze. Yewe nitwaga Gashabuka Sebasaza 59. Imyaka 59. Uri umwe mu bo urugaga rw'abikorera mu ntara y'Uburengerazuba uyu munsi rwongeye gucanira igicaniro mu rugo cyari cyarazimye. Bimeze bite? Bimeze neza, turishimye. Dushimye iki gikorwa cy'intangarugero abantu batugira cy'urukundo. Turabyishimiye cyane. Ni iki kikunejeje cyane? Kinejeje ni igikorwa cy'intangarugero cyo korozwa inka. Abonye inka ntazabura amata, ntazabura ifumbire, kandi ni ikimenyetso cy'ubukungu cyane. Iyi nka sije kunganira iki mu muryango wawe wenda? Iyi nka izanyunganira byinshi. Ubwo byo ntihereho mvuga, harimo kugira amata mu rugo, harimo kugira ifumbire mu by'ubuhinzi, ndetse umuryango muri rusange mugari nzaborozi. Uri umwe mu bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ni ikintu ufata gute? Ese abakiri batoya mubatoza iki? Twamugariye ku rugamba, tunashimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika udahwema kugira ngo aduhe imibereho myiza, atugeze ku iterambere. N'ubu niwe dushimira, niwe dukesha ibi byose. Abakiri bato rero turabashishikariza nabo guharanira kwitangira igihugu, bakagiharanira bakakirwanira. Urugendo twagezemo nabo bacumbura ikivi cyacu aho twagereje. Reka twigarukire noneho wenda kuri uyu munsi. Uravuze ngo ugiye kongera unywa amata, ugiye ubwo mu rugo. Iyi nka urumva izagura nko mu myaka 5 izaba yaragufashije iki? Izaba yarafashije byinshi. No mu byo navuze haruguru birimo, hari ukwiyongera uburyo bw'ubukungu, hari gutera imbere. Inka ni ikimenyetso cy'ubukungu. Wagize inka ntabwo ashobora gukena, wagize inka ntashobora kubura amata, wagize inka asa neza. Uyu munsi igikorwa twakoze ni intangarugero. Njye na bagenzi twafatanyije kubohora iki gihugu. Ni umwe mu bafashe ya mbere kugira ngo nze kugira ngo iki gihugu kigire amahoro, kigire umutekano. Imbwirwaruhame rero ya Lewo Mugesera yo kwica abantu no gutsembatsemba yishe byinshi, yabaye rutwitsi, yangirije byinshi. Ariko uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika araduhuje twese, turi Abanyarwanda, turavuga rumwe, dusangira byose. Mwebwe nk'abaturage mwari muturanye nawe, ntago mwumva ari ibintu mwagakwiriye kunenga? Ese nkundi aracyafite abavandimwe bo mubanye mute? Kunenga byo ntabwo twabura kunenga ibibi turabinenga, tugashima ibyiza. Ibibi rero nta wabishima, turabinenga. Ariko Abanyarwanda muri rusange twe tubanye neza. Icyaha ni gatozi, uwakoze icyaha agomba kubiryozwa, ariko abandi tubanye neza mu mahoro. Imana Samuel Songa. Ufite imyaka ingahe? Utuye? Imyaka 53. Mvuye mu murenge wa Muhanga mu kagari ka Mashya mu mudugudu wa Rubaya muri aka karere kacu ka Ngororero. Uyu munsi uri umwe mu bahawe inka. Ni igikorwa wakiriye ute? Ni igikorwa nakiriye neza cyane, kuko imirimo twakoze n'igihugu twavunikiye twakigezemo, kandi twakigezemo dutanze ubuzima bwacu, ariko igihugu kiracyadutekerezaho twebwe tukiri bazima nubwo twamugariye. Uyu munsi iyi nka igiye kunganira iki mu mibereho yawe? Mu by'ukuri iyi nka igiye kunganira kugira ngo ngire imibereho myiza. Nubwo ubusanzwe ntabwo nari mfite imibereho mibi, kubera iyo umuntu afite umutekano ntagira imibereho mibi, ariko iyi nka igiye kunyunganira, yongera intere ingabo mu bitugu kandi nshimire n'abamugariye ku rugamba rwo kuyihagarika ndetse no kubohora igihugu. Turashimira cyane abari ingabo za FPR Inkotanyi, arizo zari RDA, zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, bahagaritse jenoside bakabohora igihugu, ndetse bamwe muri izo ntwari bakaba barahasize ubuzima, abandi bakaba barahamugariye nk'aba turi kumwe uyu munsi. Turashimira kandi abashoboye kugeza ku musozo w'urugamba rwo guhagarika jenoside no kubohora igihugu,
kubwo kudacogora ku rugamba rutari rworoshye, kudacibwa intege no kubona hari bagenzi babo babaga baguye ku rugamba cyangwa bahamugariye, ahubwo bikaba byarabahaye imbaraga zo gukomeza umuhate wo kugera ku ntego vuba. Intsinzi yabo ni ikimenyetso cy'uko uwiyemeje guharanira kubaho adatsindwa iyo afite impamvu ifite ishingiro nk'iyo ingabo za RPA zari zifite yo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi no kubohora igihugu. None ubu abanyarwanda tukaba turi mu nzira nziza yo kubaka igihugu cyacu, igihugu giteye imbere kizira ivangura icyo byashingiraho cyose, igihugu gitanga icyizere cy'ejo hazaza heza, giha amahirwe angana buri wese, aho umuturage wese agera ku cyo yifuza igihe cyose yanyuze mu nzira nziza. Ibi ndabivuga cyane ko kugera ku kintu utakoreye cyangwa mu buryo udafitiye, gufata ibyo udafitiye uburenganzira, cyangwa se kubuzwa amahirwe ufitiye uburenganzira nanone, nibyo byatumye habaho urugamba rwo kubohora igihugu kugira ngo abanyarwanda bose bagire uburenganzira bungana. Nkaba mboneyeho gusaba umunyarwanda wese utwumva guharanira ko igihugu cyacu cyakomeza gutera imbere no kucyubaka hashyirwa imbere cyane cyane ubumwe bw'abanyarwanda, ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abantu n'ibyabo, gukora cyane dushingiye ku byo dufite n'ibyo twahaha ahandi. Aha ndashaka kuvuga ko nubwo leta ifasha abatishoboye, abantu bose ntibakwiye kwigira abatishoboye kugira ngo bafashwe, kuko n'ubusanzwe gusaba no gusabiriza si umuco nyarwanda. Ikindi ni ukwirinda gutunga ibyo umuntu atavunikiye mu buryo ubwo ari bwo bwose, kwirinda ivangura iryo ari ryo ryose n'ingengabitekerezo ya jenoside icyo yashingiraho icyo ari cyo cyose, kumva ko abanyarwanda bari ku rugamba rumwe rw'iterambere no gufatanya kurwanya ibyaridindiza.